wa munyeshuri we rero hari n'abanyeshuri bansetse utwo twaka ntitukakoshe, utwo dushuri ni dukeya turaciriritse ntitukakoshe. Twagiye tubona abanyeshuri beza banubahaga Imana, Satani yaje akiba babaterereje abandi nyine bacuragura, ukamubwira ngo bamaso n'ukwezi ko kuba maso, agahita yibatereka ngo n'iby'abarokore muri abasazi mwarasaze, ati ibyo ni ibiki? Ukumva mu gitondo yapfuye, uwo bari baryamanye akaza akakubwira ati iyo tumenya tukaba maso ntabwo ibi bintu biba bitubaye. Abanyeshuri mube maso, mwisengera ubwanyu. Ababyeyi mufite abana ku mashuri mujye mubahamagara mubabwire ngo mwana wanjye jya usenga. Nize muri interina nziza yemerera abanyeshuri gusenga Rusumo High School, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Abajyaga batubwira ngo urakwiye gusenga, wava muri etide ukajya kuri serikire, warangiza ukiragiza Imana ukayibwira ngo Mana Nyiringabo komeza kuturinda. None Imana iracyaturinze, kandi bategaga imitego myinshi bagahuhera bakavuga ngo ntago tuzayiga cyangwa ngo tuyarangize, ariko Imana iremera turayarangiza. Zaburi ya mbere. Reka nkwifurize kugira ibihe byiza kandi ukwezi kwa 12 guhire. Igitondo cyiza nimba ari mu gitondo, saa sita nziza kandi nanone umugoroba mwiza, ijoro rihire bitewe n'igihe udukurikiraniye. Wowe ukunda igitondo cy'umugisha, amahoro y'Imana bane nawe. Utererana ijambo ry'Imana ukarisangiza bene data, Imana iguhe umugisha. Indirimbo ibyutse ifasha umutima wanjye ivuga ngo ay'igitare cy'Imana reka nkuhungireho. Imana ishimwe cyane kandi irushaho kutugirira neza. Ni ukwezi kw'abanyamasengesho cyangwa ukwezi kw'abayuda. Paulo yigeze abivuga, aravuga ngo n'icyo abayuda barusha abantu bose mu bintu byose, ngo ariko ikirengeye byose nuko basezeranijwe ubugingo bw'iteka ryose. Ni ukwezi umunyamasengesho akwiye kuba maso agasenga iyi minsi 30 kandi 31 ugasenga ukinginga Imana Data wa twese kagera ku buzima bwawe kandi ikakurengera ikagushyiraho uburinzi ikaburizamo imigambi ya Hamani. Ni ukwezi abarozi, abarangi, abakonikoni bahagurutse kugira ngo basoze imigambi yabo n'ibitambo batambye kubera b'Imana, ndetse baranatumwe cyane. Ni ukwezi Imana igomba gukorana n'abantu bayo bayiringiye kandi babaye maso. Ni ukwezi wowe munyamasengesho ureka gusengera akawunga n'ibijumba, ugasengera ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe ndetse n'itorero ry'Imana muri rusange n'abantu bawe bose. Ndabizi icyo Hamani yazizaga Morodekayi cyari kimwe, bapfaga yuko atamuhaye icyubahiro, ariko kubera ko atamuhaye icyubahiro bigendanira bene wabo b'abayuda babigenderamo. Ugasanga ikosa ry'umuntu umwe rihindutse icyaha cy'abantu benshi. Abantu bashobora kuba bakwangira kusenga, ubangamira abarozi, ibirere by'abarozi n'abarangi muri karitsiye utuyemo, barangiza bakananga bene wanyu mufatanya gusenga, bakabahiga kugira ngo bazabamareho. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo ntabwo imigambi yabo izahama, ndetse Yesaya aravuga ngo ahari bazaterana ariko si njyewe uzaba ubateranyije. Bajya barara, kandi n'ukwezi bagiye gutangira kurara bacura imigambi. Nagira ngo ubwire mama, papa, mwene data, mushiki wanjye, murokore dufatanyije kwizera Imana. Uku kwezi kwa12 ni ukwezi ugomba kuba mu maso. Ni ukwezi ugomba gusenga, uri kugenda ugasenga, uri mu modoka ugasenga, uri kuri moto ugasenga, ubyutse ugasenga, uryamye ugasenga, usinziriye. Ni ukwezi ubuzima bwawe bugomba guhinduka amasengesho kugira ngo Imana isibe inzobo Satani n'abamukorera bacukuye ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ni ukwezi ugomba kubera amaso urugo rwawe. Ni ukwezi ugomba kubera amaso abana bawe.
ni ukwezi ugomba kubera amaso itorero ry'Imana, ni ukwezi ugomba kubera amaso igihugu cyawe. Yewe naranatinye cyane ndubaha mu kwezi kwa12 ingabo z'ibihugu abasirikari kugira ngo bapfe kuguha ikibari kandi bafite misiyo yo kurinda igihugu bakaba amaso, kuko umwanzi yinjira muri aya mezi yashaka atera abantu bari mu minsi mikuru bari kwinezeza, ariko si iki gihe cyo kwinezeza. Ni ukwezi umugome uguhiga mukorana mu kazi wakubuza igihe kirekire akubwira ngo uzaze nge kukwifuriza umunsi mukuru, yapanze burusheti kurimbuza, ukarya burusheti ubuzima bwawe bukaba burarangiye, ukazira burusheti. Aho kugira ngo usenge utahe kare winginga Imana, ujya aho bari kucana ibicaniro by'Uwiteka Imana bari gusenga Imana, ukazira akantu k'akaburusheti ngo wari uri kumwe n'inshuti. Ni ukwezi ugomba kuba maso, ni ukwezi ugomba kwinginga Imana ikagutabara, ni ukwezi ugomba kwingingira igihugu. Nimba igihugu giteguza abasirikari n'abapolisi kikababwira ngo mu kwezi kwa 12 ibi bari tubigabanye nagutaha, ni ukuba maso, ni ugufunga kamaye, kuko haduyi yakinjira nabyazagara. Ariko ugasanga umurokora afite zagara muri we, reka nkubwire urataha birthday iyo niyo yanyu murabuta. Kandi ndakuburiye shuti yanjye, Imana ishimwe. Ni ukwezi ugomba kuba maso, ni ukwezi Imana yavuganye natwe iratubwira ngo ni ukwezi igitondo cy'umugisha kizingingira abantu, nkazajya ndushaho kurengera abantu uko umwaka utashye kandi n'undi ugataha. Kandi nagiye mbona Imana si ukubyirata, Imana iracyakomeje kuturinda, iracyakomeje kuduhagararaho. Ako umuntu uramubwira ngo naba maso bamukubita akanyukumve yagenda atanasenze, yahura n'impanuka ugasanga bamuteze kubera ko bavuze ngo imodoka iri muri ya muntu, twe tuzayitega nabo bari kumwe bapfana ari kuriya nawe. Ariko wasenga Imana, Imana yo mu ijuru ikazajya igenda isoza icyanditswe yabwiye Yesaya, ikanakibwira Abisirayeli bari kuva muri Egiputa. Abisirayeli irababwira ngo nzohereza amavuba bagenda imbere abarwaniriza Abaheti n'Abayebusi, bateze imitego kugira ngo mutinjira muri Kanani, kugira ngo utinjira muri 24. Haleluya! Mana ishimwe ngo nzohereza amavubi n'igitinyiro cyanjye kibagenda imbere. Amavuba agenda rwa wowe ntiwabyishoboza. Arangije ibwira kurira amubwira ngo nzakugenda imbere hataringaniye mbaringanize, nzakugenda imbere winjize muri 24, winjize muri 25, ngugeze muri viziyo 50. Ukiriho ugihumeka umwuka w'abazima kubera ko wabayeho mu buzima bwo gusenga. Reba itariki ya 13 z'ukwezi kwa 12 ngo nibwo Hamani yari yarahiye n'impeta y'ubutwari yayisinyeho n'inzandiko yazisinyira abangwa Abayuda bose bagomba gupfa. Ngo ariko birahinduka Mamana yangubwire ngo bashobora kuba baraguhaye itariki wapfiraho, wasenya, waba umusazi, ariko kubwo gusenga nimba ugiye kuba maso birahindutse. Mana ishimwe ngo Hamani aranezerwa, igitara giterana kimanika bagishyiraho umusaraba ngo azamanikaho Umuyuda, ngo abandi Bayuda bicisha inkota bamaze kureba uburyo Morodekayi yapfuye. Kwari mu kwezi kwa 12, ukwezi bita Dari, yari yarashekewe mu kwezi bita Nisa. I wanna to tell you true, ndashaka kukubwira ukuri mwene data. Mama umva muroko, papa umva nkubwira amagambo meza. Birashoboka cyane wenda nanjye nahagarara mu ruhande rwa, hari ukwezi bita Nisa. Icyo gihe Morodekayi ararwana nimba abana guherezaga ibiryo ku irembo bakabikwiba, nimba ari uri muri parliament bakakwiruka. Mujye mureka tuvuga ibintu byagutse kuko Imana yacu iragutse, nabo tuvugana nabo baragutse. Niba bataraguka Imana izabagura. Birashoboka ko waba uri ku irembo ry'ibwami ejo bundi bakakujyana ibwami kandi ukaba umuyobozi. Birashoboka ko waba uri ku isibo, haleluya, ejo bundi ukajya muri parliament, abundi bakagukubita cya cabinet leta bakavuga ngo Pasiteri Imana ishimwe Emmanuel yabaye umuntu uhagarariye abantu b'Imana kubera Imana. Haleluya! Rega tujye dutekereza uko Imana yacu ingana, irihagije. Imana ishimwe.
Morodekayi birashoboka ko nawe waba umeze nkawe. Yari ari ku irembo, nta seve yari afite, nta mashuri yari afite, reka ntabwo bavuga ikintu yakoraga ku irembo ry'ibwami, ariko bamwe iyo babitekereje batekereza ko yariza, kuko umuntu uhagarara ku marembo se siza, siwe wose imodoka z'ababosi bakamucaho bakamukandagira, ariko uri gusuzugura ukandagira shobundi yajya gutegeka ukamutwara. Mani tugirire neza. Ukwezi bita Nisa ngo ni ukwezi gupororonja, kukabamo abaterekera bagahuhera ubuzima bwabo, ngo ariko ukwezi kwa 12 ngo baba barishingikirije ukwezi kwa mbere bakavuga ngo tuzica Abayuda. Mani tugirire neza. Ngo ari ku itariki 13 nge ndashima Imana muri uku kwezi kw'abantu bizera Imana, ukwezi kw'Abayuda, ukwezi kw'abantu bateganyirijwe ubugingo buhoraho. Ndagira ngo mubwize ukuri ikintu Imana impamvu yagusezeranije ubugingo ni ukugira ngo uzanezerwe hano mu isi. Nupfa ufite 35 uzaba ukindutse, uzaba ukenyutse, cyakoze kiryo juru uzarijyamo, ariko hari iby'Imana iba yagusezeranije itapfa kuguha kubera ko utabaye maso. Ntiwayirenganya kubera ko yarabitubwiye ngo Satani aza nk'umujura yivuga nk'intare ashaka ko yacocomera. Iyo utabaye maso umwuka w'Imana ukuvaho, yarangiza akakwibagira akaba ati ntacyo ufite ubugingo. Satani akavuga ngo nakomeza kuba hano mu isi azasenya inzu zanjye nyinshi. Ariko urakwiye kuba maso mama, uku kwezi aho uri, nimba uri kwa muganga, nimba uri ku gisasiro, wa munyeshuri we rero hari n'abanyeshuri bansetse utwo twaka nitukakoshye, utwo dushuri ni dukeya turaciriritse nitukakoshye. Twagiye tubona abanyeshuri beza, abantu bahagima, Satani yaje akiba babaterereje abandi nyine bacuragura, ukamubwira ngo bamaso n'ukwezi ko kuba maso, agahita yibatereka ngo nibyo abarokore muri abasazi mwarasaze, ati ibyo ni ibiki. Ukumva mu gitondo yapfuye, uwo bari baryamanye akaza akakubwira ati iyo tumenya tukaba maso ntabwo ibi bintu biba bitubaye. Abanyeshuri mube maso, mwisengera ubwanyu. Ababyeyi mufite abana ku mashuri mujye mubahamagara mubabwire ngo mwana wanjye juse nize muri interina nziza yemerera abanyeshuri gusenga Rusumo High School. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Abajyaga batubwira ngo urakwiye gusenga, wava muri etide ukajya kuri serikire, warangiza ukiragiza Imana ukayibwira ngo Mana Nyiringabo komeza kuturinda. None Imana iracyaturinze, kandi bategaga imitego myinshi bagahuhera bakavuga ngo ntago tuzayiga cyangwa ngo tuyarangize, ariko Imana iremera turayarangiza. Kandi na n'ubu haleluya. Reka mubwire mama papa, ubwire umwana wawe abe maso aho yiga hose, yaba yiga kaminuza, waba waramwohereje hanze, ibyo byose byahinduka ubusa kuko abadashaka ko yiga ni benshi. Rero nguha amakuru, ni nako kwezi turi, abadashaka yuko umuntu wawe akomeza kuba ukomeye mu gihugu ni benshi. Mubwira abe maso asenge, niyinjira mu birasenge, kuko uku kwezi niko Satani yapanze ko azasohoka muri iyo biro. Mana ishimwe. Tuzifashisha igitabo cya Esiteri yari itariki ya mbere kugira ngo twintroduce tubwire abantu ngo ukwezi kw'Abayuda n'ukwezi guteye gute, n'ukwezi kw'abarokore, n'ukwezi kw'abantu bamenye Imana n'abataramenya Imana. Kuvuga ngo da nubwo narakizwa ariko wambera amaso, wagendana nanjye ahataringaniye ukaringaniza. Imana ikugirire neza. Reka twiragize Imana kandi mugire ukwezi guhira. Ni mwene so Pasiteri Imana ishimwe Emmanuel ndabakunda. Twiragize Imana, umere umuvandimwe wawe inshuti yawe yibwire ngo uku n'ukwezi kw'Abayuda akiri audio uyumve, urebe icyo Uwiteka ari kugusaba. Ni ukuba amaso ugasenga. Ni ukuri naravuze ngo si ngombwa ngo wiyirize, ahubwo fata ubuzima bwawe, nuba uri no kurya usenge, fata umwanya. Ndabizi Mwuka Wera azajya abana nawe, yumvishe isengesho ryawe Uwiteka amanukire kukurengera. Kandi reka mbabwire hari ikintu Imana yamishuriye, ndimo ndavuga igitondo cy'umugisha. Abantu mwirinde uturori twa hato na hato, turimo abanzi bashaka kubategeramo. Ni message nzatambutsa ku munsi w'ejo, kandi muzajye mukurikira Yesaya 57 official, kuko umwami Imana izanabara. Ni YouTube channel,
hazajya hacaho umugoroba w'amasengesho, ufata iminota yawe usenga Imana, winginga Imana. N'uyu munsi turaza kugerageza dutange message yindi, tubabwire ngo Imana yo mu ijuru yiteguye kurinda abantu babo. Abantu mwirinde uturori twato nta ngo bafudeyi, ngo yanumiye, ngo agiye kuma umunsi mukuru. Reka nkubwire, ubyirinde utazavuga ngo ni waburiwe. Imana ikugirire neza. Reka twiragize Imana. Mana, mu izina rya Yesu, turagushimiye ko twinjiye mu kwezi kwa12. Turagushimiye kandi Uwiteka, turagushimiye ko ugiye kuturindiramo tukazinjira 2021 ku itariki ya mbere. Turi gushima izina ryawe 2024, kandi ukazakomeza kuturinda, ukaturindira ubuzima ndetse n'ubugingo, ugasoza icyo wagambiriye ku buzima bwacu twabaye maso. Urakoze Mwami, ni mu izina rya Yesu, amen. Telefone yanjye ni uguteranya 250 463 iyi nomero iri kuri WhatsApp. Ndangiye kuzajya ngerageza mbe maso saa 6 na nijoro. Yesu ashimwe cyane kandi atugirire neza. Imana ikugirire neza kandi ihindure amateka y'ubuzima bwawe, amen. Zaburi ya mbere.